Tanya kumukurikirana ari umupasiteri abwiriza mu Buhinde. Urabizi ko yari umupasiteri se buriya? Coach Gayeri se? Yampaye gajya. Uzi kureba umupasiteri wahanuraga. Coach Gayeri? Nabyo aruzi. Ko haba none utaba muri ibi bintu. Ninde wasengeraga ko Coach Gayeri? Coach Gayeri ndabikwereka insengero anahanura atsenga abantu baguhasa. Ese ufite tubarungu turimo gucuruza. Abamotari bakoraga akazi mu abamotari basigararaga bahamagara abantu. Umumotari akemeraga kuri imyaka n'imyaka ya nomero ya sevinze akazigira mu boss agahamagara umwana akamukorera ibindi. Yes, twogiye kubashimira mwe mutahwema kutwereka ko mu mudukurikiye 5 kuri 5 nk'ibisanzwe ni Umuzi TV ni Raji nk'ibisanzwe nk'abamfatanyije n'umuvandimwe BBM cyangwa se best manager. My name's best manager. Yego mboneraho gushimira abantu bose baba badukurikiranye 5 kuri 5 yaba bari mu Rwanda mu Bugande Afrika mu Burayi Asia na Oceania n'ahandi hose. Yego turabakunda cyane muri abantu b'ingenzi ku buzima bwacu ariko kugira ngo mutwereke ko turi kumwe namwe 5 kuri 5 mwihangane muri waho hasi Subscribe, share na comment. Yego nk'ibisanzwe rero turanzika Machoma bwino muri Chemaninge wa Zambi, abanabo muri Zambia na Malawi, Abarigan hamjambo, Tanzania ndi Kenya ndetse na Kongo, Mbote ndenge nini. Muraho murakoma abi Bujumbura abavandimwe mu kandi subscribe. Turabakunda turasa turabavandimwe duhuje amoko nubwo ntacyo amaze. Abantu koma sava abafaransa good morning cyangwa se how are you abavuga icyongereza tugiye kugendana rero. So Raj waramutse neza? Yego ndakomeye ndashima Imana sirimo kwibona se ndashaka kunganirire ku kintu ariko mbere yuko tuganira wambaye neza mugabo. Thank you so much. Agashati ka blue aka gashati rero nakambiye kugira ngo nifatanye na Rayon Sport. Yego mu nsinzwi yayo cyangwa mu nsinzi yayo? Mu nsinzwi yayo. Urumva yewe sigira urwango. Yego ntago mfana Rayon pe. Yego mu buzima bwanjye ariko mu rugo umugore wanjye afana Rayon. Nukwanga biba byacitse mu rugo. Madame afana Rayon ariko ngira abana banje tugafana Apelepsi. None hariko ari n'umukozi wo mu rugo afana Rayon. Nyine mu rugo ngo madame n'umukozi bahuje ikipe ngira abana banje tugabana Apelepsi. Ariko intambara ziba zabaye byakinnye yo yatsinzwe nago n'igi uwo munsi. Ni ibintu byumvikana. Nyine njya nabi. N'umugi nagushyuha riga birumvikana. So nyine niyize kumva Fande James Kabarebe. Abaho na rugo rutafana Rayon. Kandi ko bibuse pese nyivana. Aka yaravuze ati nta rugo na rumwe rudafana Rayon. Rutarimo umuntu ufana Rayon. Nago byakuru. Ati ni wanje mu rugo kandi ni president w'icyubahiro wa APR. Yego. Ati ni wanje mu rugo hari umureyo. Uziko yabivuze ibyo bintu. Afande. Kandi ni wanje mu rugo hari umureyo. Umwana wanje ugafana Rayon. Yego. So rero tukiri aho ngaho urabizi ko bafite ariko iki kiganiro kizasohoka ngira ngo umukino wabaye. Iki kiganiro kizasohoka mu mukino wabaye wa Rayon Sport. Ubwo ni ukuvuga ngo rero muzantera amacumu. Ngereka ndagure noneho icyo gihe ikiganiro ndabizi gishobora gusohoka nyuma y'umupira. APR iraza gutsinda Rayon ibitego 2-1. Wowe rero unuteraje. Ariko rero mubwiza ukuri. Ndabizi ko nawe uri umureyo. Rindira. Iyo kipe bombe birimo kwireba. Yego. Ikipe y'urukundo, ikipe y'ubumwe, ikipe y'amahoro, Gikundiro Dismana. Gikundiro yanjye rero. Ndakubwiza ukuri zagukubita ibitego 3-1. Ushatse kuri kimwe? Yego. Kayecho kimwe nacyo. Muzazimya amatara. Tuzimya amatara kubera iki? Ese suzi ko musazwe batuzimirizaho twabatsinze. Twebwe niko dukora muri stade. Twebwe dukora muri ministeri ya sport. Harukuru mu bigenza. Twubatse stade. Ari uburyo mu bigenza. None se ubwo twaba turenze. Ibaza none umbwenga amahoro abuza umuriro mwa. Iyo match rwose reka tuzanahahurire ariko byanze bikunze bizaba ari 3-1. Urimo kubona ubusambanyi buri mu rubyiruko abana babangavu muri cyo gihugu cyacu. Mu Rwanda akoze bari mu Rwanda ni muri iyi minsi muri East Africa. Oya tuvuge mu gihugu cyacu nagari nk'uko hari ubusambanyi bwinshi cyane ku buryo
biragoye kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 22 adafite umwana. Uwo mwana bari intwara. Wenda reka tureke no kuvuga ku mwana, ahubwo biragoye ko izi lodge zo muri kino gihugu cyacu, amaroji, amahoteli, haburamo umwana w'imyaka 20 kuzamura. Ibyo sinabigenzuye, ahubwo icyo nagenzuye neza ibya lodge, sindabona lodge nyine yakiremo umuntu utujuje imyaka. Oya 20 abayujuje. Ariko noneho ngiye icyo nayiboneye n'amaso. Yarirengeje cyane ahubwo. Tinubone n'amaso. Bitatangaje. Uza kandi uze gukora ubushakashatsi, uze gushaka abakobwa batanu bari hamwe bafite imyaka 22 n'itatu. Haraba harimo batatu bafite. Haraba nibura harimo tuvuge babiri. Reka tuvuge babiri. Yego nibyo. Nago wibeshye nibyo. Narubwo n'ibintu binsaba ubwenge bwinshi ngo ngiye kubishakisha. Ariko noneho wareka ibyo. Tujye kubagabo bafite amafaranga. Sibo batera izo ndase. Nibo bafite amafaranga. Usanga bihugikanye utwana tw'udukobwa ahantu. Yego. Tuvuga abagore bafite amafaranga. Oya ariko byo ni gake cyane. Ahubwo abagore bafite amafaranga nibo badanje kurusha abagabo. Oya. Abagore aho nago turi bujyanemo. Hari impamvu iri butume tutari bujyanemo. Nuko buriya kwiyandarika kuri hagati y'abagabo no kwiyandarika kuri hagati y'abagore, ibyo bintu birasumbana cyane. Byaricuritse. Oya. Wowe uheruka ibintu bya kera. Ngenda bije. Woheruka ibintu bya kera, nta bintu byo kwanga hano haracyumu. None muri iki gihugu hari ijambo abantu bumvishije nabi kandi ndabizi ko leta yabivuze. Leta yazanye ry'uburinganire. Harangiza haza abantu babyumva nabi. Ego. None se Jackie twavugaga n'umugore n'umugabo. Ibi navuga hari undi mugore kuvubaye ku isi yaremwe wagize ubuvuga umuntu uvuga ngo barandongoye sinahaga ngo nabizi ngo gira gutya ngo nabwo wari wumva undi muntu bivuga ibintu nk'ibyo. Hari umugabo ubwo se uretse Kasuku kandi Kasuku yari yisubiyeho. Uzi kumva Kasuku asigaye yesikizate najyaga nuka namvuga ibintu nk'ibi ati ndabiretse. Icyo gihe nawe yabikoraga ari muri Amerika ariko yaje kumenya aho umukino arimo kuwukinira. Kandi noneho aseka mubaze. Ubu waba ufite baro urimo kuyikina. Ikibuga cyahinga mukayikomeza kugikinira. Oya niba ari ibyo ariko hari abantu tuzi n'abakugura bakoze ibyaha kera babihanirwa uyu munsi. Ahubwo nyine hari ibyaha nyine hari ibyaha biba bikwiye gukurikira mu Rwanda. Ahubwo bidahari yatukaga abandi. Tutekereza tukaga abandi. Urumva? Ariko ko yatukanagara. Ariko Kasuku yatukaga abantu bakwiriye gutukwa. Kasuku na muntu ukwiriye gutukwa. None si n'uburi kigarasho ugatera grenade. Weshe cyo ni kigo. Niba uri muri Amerika utarakanagira mu Rwanda njya mbibona ibigarasho hari ikigore. Hari umugore ufite ikigore rega wibitinda uri ikigore. Ikigore gikora gukorana n'umukigabo bita Marara. Bamwita nguki afite televiziyo bayita n'ikigabo cyitwa Gaspari hamwe n'ikindi gifite televiziyo yitwa ngo My Friend. Hari n'akana kabibuganda. Hari akana k'agahungu kamaze iminsi gatukana niba kitwa nde gafite televiziyo yitwa Girene TV Mugirene TV. Ariko se nkakara kara kureba izina ryako kamaze iminsi gatukana. Nese ko naboye kadafite n'imyaka 30 cyangwa 31 ko nabonye gashaka kuba karabyawe ni nera hamwe mugari nubwo kavuga gutya karabyawe n'umuntu wakoze ibintu bibi. Yego. Noneho bakabikigisha bagakuramo kuko ikigaragara kavutse na nyuma ya jenoside. Konsi berera ibyo. Urebye. So burya ababyeyi bagira ingorane, hari igihe ababyeyi nyine batuma umwana uruva mwana amera nkase. Niba se yari intwara umwana bintwara nubireba. Yego. Niba se yari umwicanyi kesho umwana bumwicanyi. Niko bigenda. Siko bigenda. Kuko bavuga ko wibahetse rega ababwiriza wo mu mugongo. Yego. Aka gahungu rero kaza kugibutsa kandi graje kigize kumbwira ibintu bisekere ndaza kubikubwira. Yego. Aka gahungu gasuka gatutse byakubabaza ndaka mwumvisha umva. Ibibazo n'aba bavandimwe basisi wenyewe. Sisi wenyewe uzo bavuga ni inkotanyi ngo abantu bavuye mu Bugande na hehe ngo ni sisi wenyewe. Kandi inkotanyi nabo mu Rwanda bavutse mu Rwanda ni inkotanyi bavuye ko ni inkotanyi mu Rwanda wese ni inkotanyi. Ufite ibitekerezo byiza. Ari umuvandimwe wigeze kuvuga kora mako. Urakaza. Yakuzonga. Ntabwo nzayibereka igihe. Reka nihorere. Kano akagahungu ntaga mukabi cyane. Karatuka igihugu karatuka umukuru w'igihugu karatuka ibiki byose nyine gasagaye kahaye gusesengura ibintu byose byabaye mu Rwanda. Ubu nyine
karanze uzabona mu Rwanda ibintu by'amoko bihari yego ngo abahutu ngo bameze gutya abatutsi bameze gutya ngo abantu bavuye Bugande ngo abo bantu bitwa abasisi wenyewe rero abashaka kuvuga ngo abanyarwanda baturutse Bugande na Tanzania yego nibo wasisi wenyewe oya nkuko byatuvuze rero mbere ngako ni ikibazo cy'igihe ikibazo cy'igihe kizagera kandi mu by'ukuri ntago igihugu cyacu aho kiri abantu nk'aba niyo mpamvu tuba dukwiye natwe guhaguruka natwe tujya kuri kamera tukabasubiza abo bantu ntabwo dukeneye abantu badusubiza inyuma abangaba turasaho ibintu natwe tukababwira oya ntabwo dutahura ukete wa mugani wa Sketu kubera tumusubiza indi Perezida Kagame yize kuvuga ijambo ndarikunda yaravuze ngo kuki bari abavuga mukaceceka nibavuga ibibi by'igihugu namwe muvuga ibyiza by'igihugu nimwe mukirimo nimwe mukizi rero umuntu kasuka tutse umuntu nk'uyu njye ntabwo byambabaza yego reka twise twikomereza ku nkuru zacu duhere kuri no nkuru ariko reka mubaze ikibazo mbere yuko dukomeza Coach Gaël uramuzi Coach Gaël ndamuzi wamumenye gute rero haryo buriya cya kibazo cy'abana twagicoje cyangwa twagicoje twikomeze kwa coach oya reka twikomeze kwa coach ahubwo iriya ngingo turayisorezaho tuvuga nyine turi dufata umwanzuro Coach Gaël ni umukiri nyine wamumenye ute ngiye kumuvuga nyine mbere yuko umuvuga Coach Gaël wamumenye ute nyine ngiye kuvuga ko namumenye yego uratuza rero numvuge oya ngiye numvaga ahubwo wakarasha turavugira icyarimwe namumenye nyine nka Coach Gaël ariko ngiye Coach Gaël ntabwo nari muzi namumenye kubera The Ben nicyo kintu nagira ngo nsubize ngiye buriya ntabwo Coach Gaël namenye kubera Melody buriya ngiye Coach Gaël nagiye kumva ngo Coach Gaël kuko numvishe The Ben amuvuga none bibakarusho cyane aruko akuranye nande na Bruce Melody nibwo namenye Coach Gaël The Ben amuvuga ahubwo yarari mu butera inkunga numva ko namenye Coach Gaël namenye Coach Gaël kubera indirimbo yitwa Why cyangwa Boda Boda urayizi harimo ngo kuboko kwe hari kunini no ariko noneho urumva Coach Gaël kumwe ashaka gukora ibintu yigaragaza cyane siko Ben akora ibyo byakunda kandi twaranabivuze ubushize ariko noneho Coach Gaël kuva icyo gihe nibwo namumenye none bitangira kumukurikirana ari n'umupasiteri abwiriza mu Buhinde urabizi ko yari umupasiteri se buriya Coach Gaël se yampaye gajata uze kureba n'umupasiteri wahanuraga Coach Gaël nabyo aruzi waba none utaba muri ibi bintu ninde wasengeraga kwa Coach Gaël Coach Gaël ndabikwereka insengero anahanura atsenga abantu baguhasa ese ufite tubarungu turimo gucuruza ahanurira abantu bababwira ko bagiye kubona amaziza Universal ni yande Universal ni yande ni Coach Gaël ariko ibintu by'isi ntabwo wamenya abanyirabyo kuko bishobora kuba ari yafatanyije n'abandi nyine ushobora gusanga ari nka brand tu birashoboka ariko ubu afite ntabwo yabura mu shares bya byose reka twikomereze so Coach Gaël rero wahanuraga uyu munsi afite ububari akaba yambara kuri Hennessy akaba nko Hennessy afite n'abahanzi so ni bitangaza so Coach Gaël rero ngiye kumubona mbona nta kintu atakora kugira ngo abe Coach Gaël cyane ariko umuhitinzi ndavuga nta kintu atakora kugira ngo abe Coach Gaël nuko bangora Coach Gaël nawe utekereza umuntu wari umupasiteri wahanuraga abantu bakagwa bahanurira akagira gutyo kuboko imbaraga z'Imana zikavamo zikakubita umuntu akagwa hariya uyu munsi akaba anywa kirahure cya Hennessy akaba afite abari akora ibitaramo afite abaririmbyi bambara amashenete nawe yambara urumva ase haryo urimo kubona umwaka ugiye kurangira umwaka waratinze uyu mwaka nimubone ngo turi mu kwa 12 mwabana mu mwaka uzagira amezi 18 ushobora kutarangira cyangwa umunsi ukazajya ari iminsi nk'itanu kuko ibintu nibo kumva muri no minsi so urumva rero ndumye ko utarubizi ndaza kukakwereka ndaza kubwira nanunguye ntago nabikurikira ndaza no gashyiraho ariko nabantu bake babizi ibyo bintu ndaza kubwira umwana we editinga azashyireho aka video harimo guhanura abwira abantu ngo uzajya mu Buhinde uzakuzajya muri Amerika ubonye visa kandi Coach Gaël impamvu yiswe coach ni ukubera ngo kwigisha abantu kwiteza imbere ariko kwigisha kubyaza umusaruro amafaranga which is good yego ati amafaranga make ati wagenda muri mobile money ukabigenda usena gutya ugasevinga ya ukarya ya ntabwo byo biganiro byo bireba se yego ariko Coach Gaël nyine nta kintu atakora kugira ngo abe izina actually Coach Gaël cyo agomba gukora yaragikoze kuko ubu ngubu ahari izina rye ryubatse nta muntu ustarusha izina Coach Gaël ukari yego rero urakoze konsora Coach Gaël rero ndagira ngo mugereranye n'umuhanzi arimo kumanaginga bita Bruce Melody tugereranye Coach Gaël yego
ntasugonda bajyanye gutukana bataririmba bose sawa reka yikubaze neza iyo urebye coach Gaël tumaze ko introduce muri ubwo buryo n'umwana w'Ikanombe hariya Bruce Melody ubona ari inde muntu ukeneye undi yego okay ndabacyumvishije ndagisubiza mu ncuro ebyiri yego hari igihe cyashize urumva yego coach Gaël yarakeneye Bruce Melody cyane kandi ko na Bruce Melody akeneye coach Gaël ariko umukeneye cyane ari coach Gaël shaka cyo kimbabaje ni kimwe mbere wenda simuciye mu ijambo n'uburyo amafaranga yacu sha twubakishaga insengero barimo kuyafashishamo Munyakazi aya nta kibazo Munyakazi nawe dusenza kamererwa neza ntacyo byabitwaye so urumva komeza unyibwirije coach Gaël cyagihe ntacyo babyungukiyemo ari babiri ariko bari bafite target zidasa no kuvuga ngo coach Gaël we yarakeneye hit kumenyekana brand izina coach utari umurokore utaba muri Amerika utari umukiri ukora bya bindi yakoraga byo muri Amerika uzwi uvugwa nyine ku radio ku binyamakuru nyine wubashwe sibyo kugira ngo na target nakora na business tuvuge niyo yakora business yo gucuruza imyenda urugero ngira ya business afite cyangwa se agakora business yo gucuruza imipira ya basketball yego cyangwa se business yo gucuruza ibikombe by'ama award n'ibindi bintu byari byose business yakora yose yagenda kubera izina afite uyu munsi yego umukira ajya kwa approaching wese bati kuko n'umuhanga mu gutegura imishinga umukira ajya kwa approaching atereka dukora uyu mushinga no mushinga waruzi ko muri nuza muri shikare yo witeguriye n'umuhanga mu gutegura imishinga akagenda ka approaching umuherwe runaka tuvuga mu generali runaka kuko ba generali ntago bajya bemererwa cyane cyane kujya mu by'ubucuruzi ngo banigaragaze nyine nk'abashoramari cyane kandi bafite amafaranga menshi bamwe akagenda akasobanura mu generali runaka ati ngiye mfite umushinga uteye tuzajyana amasezerano tya hanyuma wo ngiye umushinga uzitirirwa gutya na gutya bizagenda kugenda gutya urumva uyu munsi naha yajya akomanga bamuyoberwa azi kwa approaching so ibyo rero yabikuye kuri Munyakazi ariko bifite umuzi kuva kwa Deben urumva yego nukuvuga ngo ya amafaranga yahombye ava kwa Beni kugira ko yashoye kwa Melody ntago yahombye kuko brand yarubatswe so noneho ikiruta rero nukuvuga ngo coach Gaël uyu munsi wambajije ikibazo kivuga ngo ninde ukeneye undi uyu munsi coach Gaël nagakeneye Melody hagati aho ushatse kuvuga iki coach Gaël nagakeneye Melody uyu munsi Melody wenda nagakeneye coach Gaël aramukeneye kuko Melody hari ibyo gikeneye naga nyine arabasha kwihaza urumva gusa Melody urwego ariko n'urwego rwiza atandukanye na coach Gaël ntacyo yaba yakwihiringira cyangwa akaza undi bafatika yakwihiringa ashobora no kubona management ayobora muri management z'abahanzi baziramoko nkatatu gawe navuga biri hari management ishora mu muhanzi hari na management y'umuhanzi ashoramo akabakoresha akagira wowe akakoresha akakora ukajya ku marketing ukajya gushaka amasoko ukajya kumwamamaza urabyumva mukoresha noneho ariko coach Gaël we ni management ye ishora mu muhanzi urumva so Melody amaze kugira ubushobozi bwakora management ariko uyu ukeneye undi tushyize kumuzani ngo ninde ukeneye undi uyu munsi coach Gaël ntagakeneye Melody ni ukeneye coach Gaël nge nekereza ko nanize saha rero bagikeneranye sinzi aho uburyo w'ubyumva reka nkwereke coach Gaël afite ubushobozi bwazamura Ken Sora akaba Melody oya yampaye coach Gaël afite ubushobozi bwazamura bwiza akaba Melody oya sha ibyo bintu ntago ari byo sinkubahutse Munyakazi mushyire ku ruhande yazamura undi nka we ariko ntago yazamura Melody Melody aho ibyo bivuze ngo yazamura undi nka we yazamura Melody mbere yuko ajya guhura n'uwo Munyakazi urimo kuvuga Munyakazi yari umuntu mukuru ho yabanza wumva ikintu cy'umubwira none se Ken Sora we si mukuru Ken Sora n'umwana weje mu ariko none se wose yazamuye ahubwo na Munyakazi nyine Ken Sora ni Munyakazi umuzamuriye nyine uyu munsi Ken Sora wakeneye Munyakazi atamukenera atamukeneyo akoranye indirimbo nyine yaramuzamuye arabimushimira na respect niyo namuzanye noneho muri reka nkwereke urabona The Ben na Tom Close yego ubuse The Ben akeneye Tom Close ahubwo se byanahurira aho horo noneho birarengera kwenda shaka nkwereke ikintu nyine no kuvuga ngo reka tugiye muri ibyo bintu ubumva icyo mvuga fresh Ken Sora sibyo yego n'umwana ufite indirimbo nziza za haso n'izindi sibyo
ariko wagize uruhare kugira ngo agaragare wazamuwe na Bruce Melody mu kinyafu sibyo hoya si n'ikinyafu ahubwo wo mukozi yaramwubatse pe sibyo ibyo ni ibintu byo gushimira nde ubundi umuntu ndavuga ibyo ni ibintu byo gushimira umva nkubwira aba bantu nyine ite nk'umuza aho ngaho waruri umuntu witwa Bruce Melody niwo gushimirwa na Kenso na Element na Juno Element nago ahubwo Melody akwiriye gushimira Element aho turaza kujya ubire reka twadusoza hanga twa Element kubera nje namenye hoye wamenye Element hoye Element se nje namenye kubera Bruce Melody ariko nanone indirimbo zakoze Melody kugira ngo none habigitangaza navuga iryo zina gito gitangaza yarasanzwe ariho ari na mwiza ariko izina gito gitangaza n'indirimbo zakozwe n'uri so reka tugende gutya rero naco reka tugende gutya so twatuki katwikomereze wenda muri ukeneye ndi hagati ya kukigaye umukeneye urumva coach none hayafata umuririmbyi mwiza ntago mbihakana coach naga afite ubushobozi none gutangira umuntu mutoya ngamwubake ariko we warangije kumenya reka mwere kuntu yazamura Kenisora akamugira Melody akanamuruta nonse afashe Kenisora akamuha collabo na David afashe Kenisora akamuha collabo na Diamond afashe Kenisora akamuha collabo n'abandi bakenewe nkuko yabikoreye undi sibyo none se urajya ngo ni ikihe kintu kirenze umwaka umwe ni ikibazo cy'igihe cyonyine akabyitangaza so rero Coach Gael negative kandi Coach Gael nagazongera gushora amafaranga menshi mu muhanzi simbizi itariki icyo yashaka kizo abo azajya akora biri balance biri 50-50 inyungu gushora iki kunguka iki ariko byamye byo gushoramo menshi nago bizakunda azajya banza rero kiri buveyo kuko brand yarangije kuyubaka ubu ngubu ni nko kwakundi uhinga ugashora imbuto ugategereza inyungu yego inyungu rero za Gael ziri mu ncuro ebyiri ziri mu ncuro zo kwa approachinga abaherwe kugira ngo bagire icyo baganira bashore mu bintu bye business yo ku ruhande yazina kwe mu bahanzi n'inyungu yo kugira ngo izina rye rikomeze muri ba bantu kandi adahomba yego uyu munsi tunagira ngo twibutse abanyarwanda ko turimo gusesengura nyine ku bintu bibiri bigiye bitandukanye ariko bikomeye muri cyo gihugu ariko nibizana gutangaze banatandukanye ni ibintu bishoboka cyane ejo kandi bagatandukana mu rukundo batashyiranye hanze rega business iri kigenda cyangwa bakanajya inama yo gushyirana hanze basezeranye yego rero ndumva wa mungani abanyarwanda bajye muri comment batubwire hagati ya Bruce Melody na Coach Gael ninde ukeneye undi ni comment zanyu zirakenewe rwose mwihangane muduhe comment kandi mwandike na subscribe bituma tumenya icyo tuzaganiraho kare nababwiye ngo abandi bagura amacano twe nabo twanze kugura amacano nawo twabuze amafaranga 100 ngahe yo kugura cano cyangwa se miliyoni imwe yo kugura cano ngiye twarabize tuyubakire turebe urukundo abanyarwanda bazakunda ibintu byacu cyangwa se nitubona utabikunze duhundire content yego reka twite tukomereza kuri kino kintu ngiye kukubwira ariko kizwi cyane hano mu gihugu cyacu mu Rwanda iyo wumvishe award wumva iki award nyumvamo ibintu bibiri yego icyambere nyumvamo nyine agaciro kaba gahawe uwakoze ikintu yego icyo ni icyambere turajyana aho icya kabiri nibonamo imibare n'ubushuti icyo kintu rero utibwira hangane kweri komeza icyo kintu utibwira ko ari we wagisubiza gutyo wenyine abandi banyarwanda bakigusubiza gutyo sinzi n'icyo wari witeze ko ngubwira nari mbizi pe numvaga byanze bikunze uri bumbwire icyo kintu ego reka twigarire rero mu gushushanya mu kurema no gushaka kugaragaza udukorwa remezo twatanzwe ariko bugendeye ku bucuti izo award zitangwa mu Rwanda no kuvuga ngo giye kinabonye kuri award zitangwa mu Rwanda tuvuge arabategura nako ndibuvuge ngo bateguye award ariko nzajya nanga ingero yego ari nka company mushobora gutegura award none ugasanga umukinnyi mwiza si witwaye ahoya umukinnyi mwiza ari mu ikipe ya nyiri filime kandi bahataniye igikombe kimwe noneho kandi niwe ahatanye na boss we noneho naza gutsinda agaterura igikombe araza kuba atsinze boss we kandi noneho habamo n'izindi kata zo kugura abantu ku ma SMS gutoresha umuntu uguhemba ntago bamunganya amafaranga
kwitoresha. Icya kabiri kugira ngo boss aze kwemera wa mushoramari ugiye gutegura amawadi hari byo basezerana. Rega boss bari na branding. Hari byo basezerana kugira ngo nje nitabire niko nzatwara igikombe. Kuko nawe biramwinjiriza. Sinzitabira ngo bana bansinde. Aho ngaho rero uzasanga wa mwana ari butsindwe kubera bakeneye brand ya wa boss nyiri ya filime irimo wa mukinnyi mwiza kurusha nyiri filime. Kuko se ibyo bintu tubishime kwera. Nuko ntago bikwiriye. Niyo mpamvu ukuriye award nuwakoze neza nuwagaragaje kayikwiye. Nukwanga igikwiriye rero abantu bakwiriye gukora uburyo ki urumva ukwiriye gutegura icyo kintu ariko kitageze gute kidafite aho gihuriye n'ibyo bintu. Kuko urumva nyine itwarwa n'ufite izina na nyiri filime ufite mu mufuka inshuti yanjye hari nk'umushuti wanjye ugitegura amawadi nawe arazisaranganya uyu munsi yayihaye uriya ariko kubera uriya atarayibona akazagerageza uburyo kina wayimuha nawe muhaho kugira ngo atavuga nabi abantu basigarane bose avuga ati ntaje warahimaye. Yego so urabyumva ese byari bikwiye kuko urumva awadi ubundi kinivuze ni igikombe gikwiye. Icyo se ntago wakabaye ikimbaza ngo cyari gikwiye kandi byumvikana. Twavuze ngo umukinnyi mwiza hari igihe atatwara award kubera akina muri filime y'uwo bahanganye muri award. Tuvuge niba njewe nitwara BBM ndi producer wa film ikiramo Rad akabarusha gukina kandi ukawadukize kuri nomine twese biraza gusaba ko ngiye kujya ngo nzitabire muri sale ari uko ndi butwara igikombe kandi wenda atari njye gikwiriye. Yego none se utekereza abantu bihangane n'imodoka iparika ariko ntacyo bitwaye n'ubundi baratwumva. None se utekereza icyo ubundi wowe ubaye ari wowe utanga zira award wabigenza ute kugira ngo wenda ari nge nkora zira award nakora uburyo bubiri. Yego ubwa mbere hari uburyo bumwe nakuraho busanzwe bumenyerewe kwanza reka mvuga uburyo bumwe. Yego reka mvuge uburyo bumwe bwonyine. No kuvuga ngo abaye ari nge bya bindi bya online nabikuraho bira byo gutoresha online. Ko bira bintu bya online byinjiriza company za MTN na Airtel n'izindi urumva cyangwa se n'abatoro. Ishwida burya waruzi ko biriya bintu atari nabyo binakurikizwa cyane kurusha ba nyirizina. Oho yari cyo nshaka kuvuga kwanza nagikuraho wambajije ko nabigenza. Yego cyo nagikuraho sawa. Icyaka binakoresha abajaji. Yego ngakura baturaga Miss Rwanda mo gatora bwa nyuma ariko nakoresha abajaji abantu bikaba biri hari bakabyamamaza bakazenguruka wenda igihugu bakajya na hehe bakanatora kuri niyo banabirekeraho bya bindi ariko ijwi niyo babirekeraho ikibazo hakaza judge ariko abajaji bakaba ari bo bafite ijwi rinini. Yego ibindi bigahabwa wenda 30% bya bindi ariko 70% kabi iki y'abajaji bagahuwa uwo kigaragara ko cyane abajaji kandi babikwiriye nabo atari abana b'abajeni bagishaka bari buvugirwemo. Abajaji batavugirwamo bazima. Yego kandi bazi industry. Yego ndongera kwibutsa abanyarwanda badukurikiye badahwema kutwereka ko badukurikiye 5 bibuke ko ahangaha my friend turahanga kujya tubanezeze kujya tuba updating tuha amakuru ari bo bakora ahantu mwihangane rwose mwihangane pe mukore subscribe aho hasi na amasegonda 30 nanubwo nagira mu nabiri byakunda ubuzima bukomeze. Yego ndagira ngo twite dukomereza kuri yangingo twigeze gusubika tuvuga ko turi biganireho turimo gusoza ikiganiro kuko ndabizi neza ko abanyarwanda baratanga comment kuri bino bintu bya award ariko ni ibintu bazi cyane kuko ukibivugana se ngo nta munyarwanda utasubiza gutya. Yego cyane. Yego reka twite dukomeza rero kuri cya kintu kubera iki abakobwa bari munsi bari guhera ku myaka 19 kuzamura aribo bari mu kugaragaza ubusambanyi bukabije mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo impamvu ibiteranje ndakeka wenda zitandukanye. Yego impamvu ya mbere ni ubukene. Asa abanyarwanda bakeneye kuri urwo rwego. Abanyarwanda ariko by'umwihariko urubyiruko reka tugane ku rubyiruko nago nibyo nshaka kuvuga. Abanyarwanda yego nago aribo bakeneye ku isi bonyine. Ariko hari ibintu bibiri bihari bigaragara amaso. Navuze ko hari ibintu bitandukanye. Hari ubukene bari abana kwifuza ibyo bashaka kubona niba bibona
nta mirimo ihari noneho si n'imirimo Mm. urumva urugero higeze ku gitaramo muri arena baza kwerekana abakobwa na mpungu wari urimo turi hamwe ra muteze amatwi kandi abakobwa bageze kuri 100 bazamuye iPhone gutya iPhone barazifotora gutya nyina abakobwa b'abana bato bafite imyaka 20 bose bafite iPhone kandi iPhone igura icyo gihe yaguraga miliyoni 1 reka tuvuge iri hasi cyangwa se uwaguze iyakoze ibiri mu iri hasi ibiri muri 400 noneho kandi abo bana majority ntago ari abakozi bandi n'abanyeshuri kandi izo iPhone ntago baziguwe n'ababyeyi babo so urumva rero kandi baziboneye ubuntu noneho nubeshye baziboneye ubuntu zira icyo iPhone ngiye kureba urumva icyo nashaka kuvuga bwa bukene navuze ko ari ibintu byinshi n'iterambere ni ikoranabuhanga yego ni ukuvuga ngo nyine biravuga ngo umwana w'umukobwa wese udafite iPhone nta kigenda ntacyo avuze hari muri umukobwa society w'umusirimu wari wabona udafite iPhone oya biragoye ni ukuvuga nurimo ngo- kwiga kuba umusirimu niyo itashaka mbere nawe utekereza niba se iso atari kanaka niba udafite akazi ukaba ufite iPhone ngewe umubyeyi wawe nkakubona na iPhone ndakubaza ngo ayikuye none urambwira ko oya ayikuye ntago ababyeyi ibyo bintu bakibijyamo Ntago bakibijyamo. nawe nawe uri umubyeyi ibyo bintu hari ubwo ukibigibaza so ariko urumva ko ari ikibazo nyine ni ikibazo ariko aka kayo utabonera igisubizo warabyumvisha ikibazo ni ikibazo aka kayo utabonera igisubizo ndabeshya se hari umugore meruka kubona avuga ibintu biransetsa yaravuze ngo guhera nka saa ikiganiro cyo turagisoza guhera nka saa 3 z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo imibonano mpuzabitsina abantu barimo kuyikora muri ayo masaha mvuze abaye avuga nk'imbunda abantu bajya ngo igihugu kirafashwa uwo mugore turabyumva kimwe nge buri hantu buri nzu abarimo gukora ibyo bintu ahubwo reka mwongereho n'akandi kantu bivuga nk'amasasu atandukanye amashini gani rapigi SPG pistol n'izindi bagira ngo igihugu kirafasha ibyo wenda niriwe nanabishidikanyaho nanjye nanamwuzuriza bibaye ngombwa ko ahubwo izi ngendo z'abana zihera saa 3 kugeza izo saha uvuze yego barebye movement birimo gukorwa barebye movement irimo gukorwa wasanga abo bana ari benshi cyane kurusha abandi bantu bagiye mu kazi abantu bakuru bafite akazi runaka bakagiyemo abo bana bari benshi uzareba amamoto arimo kugenda muri kino gihugu hari abamotari baherenga 50,000 na i Kigali gusa abenshi baba barimo kudepoza abana b'urubyiruko bavuye ahantu runaka kereke pa ese waruzi yuko kumwe wishyuraga kuri moto umotari agasigarana nomero yawe ko bitakiboneka cyarahindutse se kumwe wishyura umumotari ukishyura umumotari nomero akayisigarana ntabwo bikigaragara waruzi impamvu se abamotari bakoraga akazi abamotari basigaranaga bahamagara abana umumotari akemera agakora imyaka n'imyaka ya nomero yasevinze akazigira umubosi agahamagara umwana akamukorera ibindi bintu cyangwa se bagatesha umutwe abagore b'abagabo cyangwa nyine bakadisturbinga abantu yego turabashimira rero mwe mudukurikiye mutange comment kuri icyo kiganiro tubagejejeho mutubwire ese ibyo tuvuze cyangwa se ibyo tubona nibyo mwe mubona nanjye mbabaze icyo kiganiro tuzagikomeze dukore ibi bintu cyangwa tubivemo kuko mukore subscribe niba mukunda ibintu byacu mutwereke ko mudukurikiye cyangwa duhindure content niba mwumva ibintu tuvuga tutabizi yego mukore subscribe share na comment yego turabashimira rero mwe mudukurikiye kandi Imana ibahe umugisha mu bantu bigenze ku buzima bwacu salam shalom kiganiro cyo nakagaruka amen